turabashimiye cyane muri uyu mwanya mwe mudukurikirana umunsi ku wundi abantu mukurikirana ibiganiro bitandukanye bya Telemontagne Rwanda by'umwihariko abantu mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu uyu munsi ni ikintu kidukora ku mutima cyane ari nayo mpamvu uyu munsi turimo turabashimira. Uyu munsi rero nkaba ngarutse n'ikiganiro za Hot Magazine, ikiganiro tubasusurutsamo mu buryo butandukanye aho tugenda turebera hamwe ibigiye bitandukanye byaranze imbuga nkoranyambaga muri rusange. Uyu munsi rero kuri mikro ukaba uri kumwe nanjye Samuel Mugisha, ndetse uyu munsi nkaba ngarutse na episode ya kabiri ku mugabo Ndimbati, kuko nkuko mubizi ubushize twari twabagejejeho episode ya mbere y'uyu mugabo aho twagendaga tubagezaho video zitandukanye zagiye zisetsa abantu benshi z'uyu mugabo ndetse zikagenda zivugisha benshi. Iyi episode ya kabiri rero ikaba ari episode irabigizwe na video zigera ku 10 ndetse ikiganiro ni Hot Magazine nk'ibisanzwe. Episode yo ni ya kabiri kuri Ndimbati ikaze. Reka ntangire rero mbaho umusogongero aho ngiye gutangira mbereka video isekeje nabateguriye, gusa nanone si ya Ndimbati ahubwo ni bonus video y'imbanziriza kiganiro cy'uyu munsi. Ngaho rero manyinya undekure nawe, manyinya winjira umusinzi, manyinya winyita kazizi, dore impamvu ituma nkwiyama kugisenyura hasenyuye, mu ruhenge rurahemuza, muri byumba no kubyimbira. Yes, yerera akaba yari yo intro bonus video y'ikiganiro cy'uyu munsi, ndetse ngiye kukwereka ikaba ari yo video ya mbere muri episode ya kabiri mu kiganiro za Hot Magazine kuri Ndimbati nabateguriye uyu munsi. Ndimba kuraho ikirenge turebe hatunuye amaso turebe data ubundi se ko nari nuko turebe oya nari kuyaguha nari kumana ko nari nyakubikiye se nuko nagukinishaga nagukinisha kugira ngo ndebe ko karira bitagatote wa na rata nagukinishaga cyangwa n'uruhi roma musosi katarakawe ntukakarira cyane. Fata ubwo butiko bwawe, fata ubwo bugambo bwawe, ubwo butiriganya uwo mutogoto wumva. Nasize mama sava arimo gutoranya ibishyimbo, ubu yabiteretse ku ziko birimo biratogota. Umva, twara ubwo bugambo bwawe, twara ayo matiko, twara ayo mateshwa, uwo mutogoto wawe nawo utwara ugenda ugereke ku mutogoto w'inkono, hanyuma ibyo bishyimbo bishye vuba. Wankuramo iyo kotsa nusanga se nawe nyifite wenda hasigaye yo guteka gusara. Ubwo iyo radio yawe Jajwa FM irabona ibyivuga. burya ntago buriya se ugiye gufata jihad na Ndimbati ninde wagereranya nk'umugore? Ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? Hazongere kuntera ivumbi ryo mumenye kuko jewe ntago mbikunda. Wambwa fuck you Ndimbati, nanjye fuck off myself. Fuck you Ndimbati, nanjye fuck off myself. munyuze
utayishe uyu si we mwari muri kumwe uyu se ni muntu ki ubwo ntabwo yishe kandi ubwo uragucitse wese wiruka kujya he aretse nunange kuzana inkoni ngo nyikubita nyime n'umutwe ubundi se wari ugiye mu gihuru kugira ute buri oya nari ngiye kwihagarika nari nkubwe wari ukubwe irabacitse se yarakubwe cyangwa wari ugiye gusasayo uriya ntabwo ari Ndimbati wari ugukubaha kubyanya umukamanuka ugiye gusasayo ngo nyine muhitemo yewe ndangiza se nge ntinye ibikururuka nge ntinye ibikururuka ngewe ntinye arewe igikururuka hasi nta bwoba bw'igikururuka yewe byina gake widutera ivumbi isuku imbari badiha nta bwoba bw'igikururuka igikoma nasigiye umwana warangiza igikoma ukakinywa warangiza ugakomba n'ibirika binyumvishe mbyumve nyine iki urabona nta gahunda nayo mfite yo kukinywa kandi urabizi ko n'ubusanzwe rwose nta mugabo umwe igikoma hanyuma yaje ite iyo gahunda utarufite nyine inzoka yatangiye gake noneho itangira numva isa n'ishaka igikoma ikomeza kugishaka nkabyirengagiza Munyuze neza ariko nzi. Usa nta kibazo. Wibuke n'utuntu tw'uduhe. Mwiriwe. Yego. Sabima bite? Sawa. Nyura hano. Sabima watwereye angahe? Igihumbi. Digidi? Yes. Nsayimana. Mu Bushera. Sabi. Yanda. Genda bakwereka umva kera wajya kumva ngo sakwe ngongeye mu rutoki abasirikare baramfata ngo ibishokoro ukibaza ibishokoro n'abasirikare bihurira he ariko muri iki gihe nidamuka nkubwiye ni sakwe mfite inda ariko se nwite uzamenya ko ari Ndimbati tugakomeza nakubwira ni sakwe Shirunga tate. Arashaje. kandi utangiye kubona Nima. Izi akaba arizo video 10 z'umugabo Ndimbati naguteguriye uyu munsi gusa ntabagendanye reka mbanze mbereke bonus video isoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi byakinshimisha ndi umurokore ariko abarokore baranshimisha byatarumva ari ukuntu bantona muri korali then you imagine bari mu mwuka cyangwa indi mayito ngo ntabya none ntabizaza byaza ntanya na Yesu haleluya twaye ntabyano orarimba ngenda Antona nabiza oya nabya byaza ntanya na Yesu ntabya oya nabya. Reka nongere gushimira buri muntu wese twamanye kuva ikiganiro gitangiye kugeza kigeze ku musozo ndetse tubibutsa ko kugira mujye mubona ibiganiro byacu nk'ibi ngibi ku gihe tubashishikariza kumanuka munsi y'video mugakanda hano tukura handitse ijambo subscribe ndetse mwabona n'akazogera kaba kari impande yaho mukibuka kugakandaho ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane. Ikiganiro cy'uyu munsi rero naha tugisoreje ngerere Samuel mugisha nk'ibisanzwe reka tuzasubira ubutaha bye bye.